Umunsi tugiye kurebera hamwe uburyo wakoresha interineti y'ubuntu bitagusabye kugura bando wifashishije Airtel cyangwa se Tigo bitewe n'iyo ufite muri telefone yawe. Iyi application nta yindi yitwa Stark VPN. Iyo utayifite muri telefone yawe ujya kuri Play Store ukayidawunirodinga. Reka dutangire tureba uko dufungura Stark VPN. Ye kubera ko sanzwe nyifite muri telefone yanjye, ndayikandaho nyifungure, noneho njye gushyiraho file. Hano kuri haba handitse Telegram tukanda kuri no. Kugira ngo rero ushyiremo file biragusaba kuba iyo file wayisevinze muri telefone yawe, uzi naho wayisevinze. Ariko nako kubera ko tutari not connected kizabikwereka, bazakwereka ijambo ndetse n'ibara ritukura ahantu hameze nk'aho twakiriza. Niba warabashije kubona wenda se nka computer aho bakiriza, aka kamenyetso kaba gasa umutuku kuri Stark VPN. Rero kugira ngo dushyiremo ya file yacu, turaza hano hari udukoni dutatu dutambitse, tuze kuri import setting. Niturangiza, kubera ko file yanjye ngewe nza iri kuri Zenda, ndakanda kuri Zenda, nkande ku gice cyitwa order, niho nayisevinze. Noneho nindangiza barayinzanira, iyo ufite yitwa jetvpn.stark. iyi ngiyi ni iyi rwose, aka gafresh karigaragaza neza. Nta kindi nkora, ndayikandaho, barambwira ngo import file successful, ubundi nkande OK. Nindangiza noneho again ndakanda kuri ya buto isa nk'iyo nababwiye iba muri mudasobwa. Iyi ngiyi nkandemo hariya hagati kugira ngo mbashe gukonegitinga. Ndategereza ijambo connected, ndategereza gatoya bibe connected. Urabona bibaye connected ndetse mu ibara ry'icyatsi. Ikindi ubanza kureba niba koko interineti yawe ifunguye kuri simukadi ya Airtel kugira ngo ibashe kuba connected. Share, comment, subscribe. Mwibuka no gukanda kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bitaha mujye mubibona mu ba mbere. Tuzakomeza turebera hamwe noneho uburyo iyo file wayibona wowe ubaye utayifite. Video itaha ntizagucike, nzashyiramo iyo file kugira ngo nawe uzabashe kwirinda gukoresha amafaranga ugura amadata, kandi dufite application yabidufashamo nta kiguzi dutanze. Ciao ciao.